Muraho neza bantu mwese mukurikira ES TV Rwanda. Turashimira cyane uburyo mukomeje gushyigikira uyu muyoboro kuri iyi nshuro. Turashaka kubaha ikaze kandi tubasobanurire impamvu Pi Network ari amafaranga y'ubuntu nk'uko twabibabwiye kuri tayito yacu. Njye mugiye kubana nitwa Gasigwa Emmanuel Cyiza. Mbere y'uko dutangira reka mbanzemo ikaze umuntu wese wakanze subscribe, kandi duhe n'ikaze umuntu ugeze kuri uno muyoboro bwa mbere. Reka mubwire ati uhawe ikaze mu muryango mugari wa ES TV Rwanda. Nk'ibisanzwe tugenda tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye ya Pi Network ndetse n'izindi crypto, kandi tukakwigisha uburyo ushobora kubyaza umusaruro telefone yawe, smartphone yawe. Ibi rero nibyo tugiye kuba twarebera hamwe kuri ino video. Icyo usabwa ni ukureba ino video mpaka yose urangiye, ugasobanukirwa buryo ki aya mafaranga cyangwa se iyi application itanga amafaranga y'ubuntu. Uraza gusobanukirwa byinshi. Nyamuneka wibuke gukanda like, kandi na comment zanyu ni ingenzi, yaba ikibazo cyangwa se igitekerezo byanyu byose ni ingenzi. Ku badasobanukiwe Pi Network neza rero, Pi Network ni uburyo bwo kubona cryptocurrency. Cryptocurrency ku bantu batayisobanukiwe, cryptocurrency ni amafaranga y'ikoranabuhanga, ni amafaranga koranabuhanga ariko yahanzwe n'abantu ku giti cyabo. Cryptocurrency rero ni ukuvuga ngo Pi Network ni uburyo bwo kubona iyo cryptocurrency nk'uko tubisobanuye, utishyura amafaranga y'inyongera. Kuko kubona mining cyangwa se kumayininga ukoresheje telefone yawe kandi ntibyangize ibikoresho byawe cyangwa umuriro wawe n'amashanyarazi kuko bikorwa. Aha tukaba tugiye kukwereka uburyo ushobora kubikora kugira ngo nawe ushobore kuba wabona ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa ni ugufata telefone yawe ugashyira muri iyo application ya Pi Network, ikagufasha gukora mining mu buryo bworoshye. Ukajya ukanda rimwe ku munsi gusa, nta yindi imirimo usabwa. Aha rero ku ngingo y'ingenzi, icyo twari dushatse kugusobanurira neza, icyo dushaka gusobanura, ingingo nyamukuru ni impamvu Pi ari amafaranga y'ubuntu. Icyo twagusobanurira rero, uyu mushinga washyizweho ngo abantu basanzwe babone amahirwe yo gutunga cryptocurrency nubwo badafite ubushobozi bwo kugura Bitcoin cyangwa izindi cryptocurrency zihenze nka za Ethereum. Icyiza cya Pi Network ntiyagusaba gushora amafaranga ngo utangire kuyikoresha, ahubwo iguha uburyo bwo kwinjira mu isi ya blockchain bitagusabye igishoro kinini cyane. Aha twaguha urugero rufatika cyane kandi rwihuse. Icyo dushatse kugusobanurira cyangwa se urugero dushatse kuguha ni rumwe. Aha twavuga, tekereza umuntu uguhaye amadolari cyangwa amafaranga y'u Rwanda y'ubuntu ngo uyabike. Icyo usabwa gusa ni ukubikora neza kandi wihanganye kugeza igihe ayo mafaranga azagira agaciro kanini. Ubu nibyo Pi Network igerageza gukora.
kuguha amafaranga ya kiripito akagira akamaro mu gihe kizaza. Aha hari abantu batabisobanukirwa, umuntu akavuga amafaranga y'ubuntu agahita yumva yuko ari uyu munsi ari buhite ayabikuza. Payi netiwaka ntabwo ariko bimeze nk'uko tubigusobanuriye, ni nk'uko umuntu ashobora kugenda aguha wenda ibipapuro, n'ejo akaguha ibindi, n'ejo bundi akaguha ibindi, hanyuma nyuma y'iminsi cyangwa se nyuma y'amezi cyangwa se nyuma y'imyaka akakubwira ati bya bipapuro byawe mbigize amafaranga, mbihaye agaciro, ubu ushobora kubijyana ku isoko bakaba baguha icyo wifuza. N'iyi payi netiwaka rero nayo niko ikora, icyo bagusaba ni ukumayininga bakakwereka aho ukanda buri munsi muri iyo telefone yawe nk'uko nabivuze haruguru, ukajya ukanda rimwe ku munsi, iyo mibare ya payi ikiyongera, noneho mu minsi iri imbere kandi itari na myinshi cyane, mu mezi make cyane cyane, ariko izo payi zawe imwe cyangwa se ebyiri zizagira agaciro gakomeye cyane kandi amafaranga atari makeya, wabashije kubiha agaciro ndetse no kubikora abashe kuba yakunguka cyane. Ubwo rero twese dufite amahirwe yo kugerageza tukazayabona aho tukazabona aho bizatugeza. Nyamuneka aha icyo nababwira kandi nsoza, ni byiza yuko ikintu cyose ugomba kugiha agaciro kandi ukacyitaho mu gihe nta nyungu z'umurengera cyangwa se nta bishoro icyo kintu kiri kugusaba, nta mafaranga kiri kugusaba, icyo usabwa ari ibintu bike cyane kandi usanzwe ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ni byiza yuko rero icyo kintu ugomba kucyitaho kandi ukagikurikirana. Nyamuneka samutayimu gishobora gutanga umusaruro nk'uko nabibabwiye, urugero aho twavuga nka za bitikoyini yatangiye nayo bamayininga ku buntu ariko bihenze bigoranye cyane, byasabaga imashini iremereye, bisaba umuriro ukomeye cyane, ariko ababashije kubikora babaye abakire, babaye abaherwe, bafite amafaranga menshi cyane. Kugeza ubu ngubu bitikoyini imwe iri ku gaciro k'ibihumbi 96, ndakeka biri kugenda bizamuka bimanuka, urumva by'idolari, urumva mu mafaranga y'u Rwanda, urumva ni miliyoni hafi 90 na zingahe. Nyamuneka urumva ko ari ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu rero tutagomba gukerensa ibintu ngo tubice amazi twumve ko bitabaho cyangwa se bidashoboka. Birashoboka cyane, mu isi y'ikoranabuhanga turi kuganamo ibintu biri kugenda byoroha. Nyamuneka ni byiza yuko ugomba kwita kuri buri kimwe, nk'uko ubyuka mu gitondo ukareba izapositinzwe kuri TikTok cyangwa se YouTube cyangwa se Instagram, kandi nyamara nta musaruro biri buguhe, ari uguseka gusa, ariko bo bari kwinjiza amafaranga. Ni byiza yuko rero nawe rero buno buryo bushobora kukorohera kuba wabukoresha nawe ukajya umayininga n'ibindi bigakomeza. Ntabwo bikuje kuzareba za videwo zawe cyangwa se TikTok yawe, bizakomeza, ariko uri no kwisevingira amafaranga yo mu gihe kizaza. Guys, ni ibintu byiza cyane rero kuba amahirwe aza akaducika tureba. Nyamuneka ntituzakene tubigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda yaravuze ati kuvuka uri umukene si ikosa ryawe, ni iry'ababyeyi, ariko gupfa uri umukene cyangwa se gusaza uri umukene ni ikosa ryawe. Aya makosa rero tugomba kuyirinda. Mureke duhaguruke tujijuke, amahirwe yose aje tuyabyaze umusaruro. Niyo mpamvu rero nanjye nashyizeho ino video kugira ngo mbereke ubu buryo bushoboka, kandi aya mafaranga koko nk'uko nabibabwiye si amakabya nkuru, ntago ari ibyo kubeshya. Aya mafaranga tuzayarya igihe kiri imbere kandi mu mezi make cyanire amafaranga azataha. Rero nyamuneka
ntuzavuge ngo ntitwakubwiye cyangwa se ntitwagukanguye. Iyi video igiye kugira ngo ubashe kujya byinshi umenya, kandi nawe niba uri gukoresha aho uri kumayininga wicika intege, nkubwira ati komerezaho, ibyiza biri imbere kandi birya abarambirije, birya bihanganye, kandi igihe kizagera, inkono ihira igihe, nyamuneka. Rero icyo nakubwira cyo rero, niba utarasura urubuga rwa Yes TV Rwanda, turagusaba kwihutira gukanda kuri subscribe no gukurikira ubutaha no kudukurikira ubutaha, kugira ngo ujye uhabwa amakuru y'ingirakamaro ku bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane cryptocurrency. Murakoze kandi turabakunda cyane, Imana ibahezagire, naho ubutaha.